aho nashaka kugana sasa ejo bundi ahangaha hari kuganira n'abatangaza makuru urabyibuka Felix Tshisekedi Chilombo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze aho avuga ati twaje gusanga igisirikare cyacu cyarinjiriwe ku rwego rwo hejuru tutabohereza ku rugamba ngo twitege umusaruro. Nabasuhuje ikaze turaje kugira ngo tuganire hanyuma tubasaba kuduha subscribe kudukandira aho ngaho kugira ngo mujye mubona ibyo tubagezaho mukande no kuri like ndetse muduhe n'ibitekerezo aho ngaho muri comment turabikunda rwose kandi biradufasha bidutera motivation. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Semugeshi Bayingana hameze neza koze kumikaze Jean de Dieu. Jean-Jacques Purusi ni professeur burano umuhanga cyane ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa kabiri hagati mu matariki 18 15 around aho ngaho nibwo FM23 yageze muri Bukavu Kivu y'Amajyepfo umurwa mukuru wayo ni naho hari n'ibiro by'intara cyangwa se ibiro bya guverineri mbere yaho re yahunze rwose yigiriye muri Uvira none ubungubu rero nyuma yuko yaramaze iminsi y'Kinshasa ariko Kinshasa yagiye avuye n'ubundi muri Belgique yaganiriye n'abantu abatangaza makuru ndetse abwira n'abaturage ubutumwa bunyuranye. Yavuze ati muri Uvira muri za Fizi muri Baraka ntimukumve ibyo yise ubutumwa bwa armée numérique ni nk'ingabo zirwanira ku mbuga nkoranyammakuru. Ati ni ingabo z'u Rwanda zirwanira ku mbuga nkoranyammakuru kuri internet ntizikababeshye ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma reka tubanze wenda tumwumve gato cyane na masegonda atari menshi hanyuma duhite tuza tuganire kuri ubu butumwa bwe nibyo byaba byiza kurushaho noneho mukomeze kubana natwe mubanze mwumve Jean-Jacques Purusi. Nous avons fait le point sur la situation sécuritaire de la province. Nous n'allons pas donner beaucoup plus de détails. Ce que je peux dire ici, c'est que la population soit tranquille, qu'elle soit calme. Il n'y a pas de problème. Tout ce que nous sommes en train de voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est l'armée numérique ennemie qui est en train de monter des montages incroyables pour dire que les Lengues sont tombés, Murambo, ainsi de suite, et que Uvira a serré les gens encerclés. Ça, c'est la campagne médiatique ennemie, c'est tout à fait faux et archi-faux. Je tenais ici à rassurer devant le commandant en région qui contrôle la zone. Nous avons nos FRDC, nos frères et sœurs Wazalendo sont déployés sur ce terrain qui sont dans ces zones et le commandant en région lui-même revient de ces zones d'opération dans les hauts plateaux. Nous tenons à les féliciter, à féliciter les Wazalendo et dire à la population dormez tranquillement, nous-mêmes nous sommes ici, nous dormons ici, soyez rassurés que tout se passe bien et nos forces de défense et de sécurité sont en train d'assurer le nécessaire. Nous remercions le président de la République et le chef de l'État qui a déployé les moyens conséquents pour faire face à l'ennemi. Nous le remercions aussi aux efforts diplomatiques et politiques qu'il est en train de déployer, combinés aux efforts politico-diplomatiques et militaires du chef de l'État. Et que bientôt, toute la province sud Kivu, du moins la partie encore occupée par l'ennemi, sera libérée et nous serons tous de retour. Donc, que la population des zones ennemies soit rassurée, que celle sous notre contrôle soit aussi rassurée. Nous avons la situation en main et nous sommes là, il n'y a pas de problème. Professeur Jean-Jacques Purusi ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo aravuga ngo mu buryo bw'umutekano hari ibyo baganiriye kuko bari batumije ndavuga Kinshasa bari batumije guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Somo Kakure Evariste we ni n'umusirikare hanyuma banatumiza na Jean-Jacques Purusi n'abadepite provincial banyuranye hariya kugira ngo baganire ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri zo ntara. Kavuga ngo vubaha soon ngo hagiye kugaruka ngo amahoro kuko bavuga ko amahoro adahari mu gihe ahubwo FM23 yivuga ko yayahagejeje. Ni itandukaniro rihari niryo nyine rikurura cyase riteze iyo dilemma. M23 igenda ivuga ko amahoro yabuze, abakeneye kugaruka mu bice bagenzura nabo bakavuga ko amahoro yabuze. Iyo rero nugucreya nukurema iyo dilemma mu bantu ariko nanone amahirwe nuko haba hari ababikurikirana ari nayo mpamvu turi hano. Ubutumwa bwa Jean-Jacques Purusi guverineri wa Kivu y'Amajyepfo uri legit cyangwa se wemewe
ntago umuntu nanone wemewe na Kinshasa yego kuko n'uwa M23 aremewe kuko nawe gusa igihari nyine we yemewe n'icyama kuko nanone buriya ntago abaturage bose bari muri Kivu y'Amajyepfo ariko mufata nka guverineri ariko ku rundi ruhande Jean-Jacques Purusi buri wese uri muri karagace nawe nubwo utabivuga gukora ari abari muri biriya bice bumva inginga bitekerezo ya AFC ubwo Jean-Jacques Purusi yaje bamubona nk'umuntu usanzwe nibyo ni umudiplomate ariko ni nk'umuntu usanzwe aho ngaho ntabwo iyo shusho ihari hanyuma rero si ubwa mbere habayeho izi nama rwose zisubiramo kenshi gusa igihari duhora dukomozaho muratarenze ingohe nuko ibi bice hari projet cyangwa se umushinga mugari wo kubyisubiza yego hari umushinga mugari wo kwisubiza ibice byose AFC M23 igenzura nubwo tubona iri kwavansa bishobora wenda kuzaha akazi abagerageza kubyisubiza kuko iyo campaign nk'iyi bayitangiza wenda bakiri muri Grand Nord byari kuborohera ubu bari muri ku rugabano rwa Tanganyika ndetse na Kivu y'Amajyepfo ubwo bivuze ko binashoboka cyane ko nyirango ku munsi w'ejo twaza tubiganiraho birashoboka ko Tanganyika dushobora kumva bayinjiyemo mu minsi nanone ishize bavugaga ko naha muri ho Katanga naho byashoboka kwizoherema zabo zaba zihari ndetse banavuze ko hari za mayimaya zira affiliated na M23 cyangwa se n'umuyobozi wiriya alliance ubwo ni Bakatakatanga yego Corneille Nangaa so ibyo byose nibigaragaza ko bo bari kwavansa ariko hari n'uwo mushinga mugari wo kwisubiza biriya bice ubutumwa rero kwe Kinshasa first of all ni humura agomba kubanza kuzana ndetse no kubwira abantu ubwo nyine ni ya ntambara y'amagambo ariko buri ruhande rugerageza gukurura rwishyira abo wita ko ari abasirikare bibihuha terime wakoresha ariyo yose cyangwa se bo kuri internet n'abasirikare baguprovince wrong kubera ko umujyi wahoze ufitemo biro nkuru y'intara nibo ugenzura umwaka n'amezi 6 numva amaze kwihirika ni mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize 2025 hanyuma iyo Uvira nayo uyizamo cyangwa se uyirimo muravuze ko iby'igihe gito ntabwo yaba yibeshye niba nta gihindutse rwose nta gihindutse Uvira byaba ari by'igihe gito ukurikije aho abarwanyi bari duheruka bari muri kilometero 40 nyuma nta yandi makuru ahari kuko hari aho nabonye bamwe mu bayobozi muri AFC 23 bavuga ko buri kimwe mu bintu binatuma coalition bahanganye natahura ari gukomeza ku updating aho bageze kuri internet nibyo wenda bihumura ababaje gutabarwa ariko biba binamenyesha abo bahanganye uvuga ngo icyo baba bakeneye gukora cyangwa se icyo nabonye basa nkaho bari kwemphasizing aho ni gukora nk'icyo umuntu akita nka surprise attack mwe mushiduke tubagezeho duheruka amakuru yuko bari muri kilometero 40 zijya Uvira ushobora kujya kumva ngo Uvira bayikanagiyemo cyangwa se bari muri kilometero 10 izo 30 zose bazigenze runono cyangwa se bucece mpaka bageze aho ngaho nagihindutse uyu mujyi uri kuvugiramo uvuga ko aba basirikare arabo kuri internet bashobora kubugukuramo ubwo bitagenze uko ni umujyi wateguramo ibikorwa byo kwisubiza aho biro yawe iri kubera ko aho biro yawe yahoze hicaye undi muntu cyangwa se umwanya wawe amabwiriza n'ibindi byose bifitwe n'undi muntu so nicyo kintu gihari ariko Uvira yo nta cyizere gihari cyo kwitindamo Perezida Felix Tshisekedi Chilombo sinubwa mbere hamagaje uyu mu guverineri cyangwa se nabandi mu kugerageza gukora icyo yise riposte vigoureuse bien coordonnée ndabyibuka neza rwose yabivuze mu gifaransa cyiza cyane no gusubiza no kwihorera biteguye neza kandi kwihorera bikomeye ni AFC M23 muri Kivu y'Amajyaruguru navuga ngo urugamba rwaho rwarayigoye cyane ugereranyije n'ibi bice bindi byo muri Kivu y'Amajyepfo ngira ngo ubwo kubera yuko hari coalition fasha cyane FARDC aba mercenaires ku bwinshi hari SAMIDRC mbega ryari ihuriro ry'ingabo nyinshi cyane bitandukanye nuko muri Kivu y'Amajyepfo imeze nyango Kivu y'Amajyepfo bagiyeyo urugamba rwo kujyayo cyangwa se urugendo rwo kujyayo ni nabwo hari hamaze kubaho icyo nakwita gucisha amazi SAMIDRC abacanshuro bacishijwe mu Rwanda batashye hari ukuntu hari hagabanutse imbaraga zahanganaga na AFC M23 ariko nkongeraho ikindi Kivu y'Amajyepfo
ni hamwe mu hantu hari izindi ngabo, hari abandi basirikare, hari irindi huriro, reka mvuge gutyo, ribyumva kimwe na AFC M23, kandi noneho navuga ngo bari babategereje. Iyo ni MRDP twirwaneho, ni izindi mbaraga ziyongeyereyeho. AFC M23 simvuga ko yari ifite imbaraga nke, ariko burya nta jana ryanga murindi, niko bavuga, nta jana ryanga murindi. Nukuvuga ngo niba mwari abasirikare mubona muri mwishoboye, mukoze ibyo bwabaga muri Kivu y'Amajyaruguru, kubisa umwanzi, muramuhashije, mukomeje muri Kivu y'Amajyepfo gutabara abantu nkuko mubyita, musanze abandi basa nari babategereje. MRDP twirwaneho tubyeranyeho ntabwo ari abanyantege nke mu by'ukuri, ariko nta nubwo banganya imbaraga na AFC M23 cyane, bo n'abantu nibi bice nungana igitekerezo cyangwa se poe waruriho ibice byo kwavansa no gufata ibice yo za Mikenye, Rwitsa nkuko n'ibindi bice yego ntabwo yigeze abaho ikintu nk'iki mbere ya AFC. Gusaba icyo bakoze ni resistance, no kuvuga ngo nukwirwa nto nyine nk'uko izina ryabo ribivuga, ntago bari ku rwego rwo kuvuga ngo tugabye igitero kiri butume dufata igice kigenzurwa n'ingabo za leta tunahagumye tubashike kuresista, cyangwa se tubageze hirya, cyangwa se tubasunike nibyo abagabo. Ahubwo babaga bari aho ngaho bo bategereje iyo attack abiyo bategujwe. Wakenshi hariya nabonye bavuga ko hari ubwo babanza kubwirwa, ariko nanone nabyo bitari butinde. Ora amasaha 28 umuntu akubwiye ngimo kujya ha urajya hise n'ahandi hantu uzi uragenda biti biba bikomeye. Niyo yaguye icyumweru, niyo yaguye ukwezi buragusiga gakondo ukajya utagira ubuzima ahantu hashya, nanagwa n'ibyanyenerwa kandi uri mu gihugu cyawe. Uwo muntu kukubwira uko ni nawe ukwiye kubaho, uri kugufasha kubaho neza, n'umusirikare cyangwa se n'undi muyobozi byabigoye. So kwabaga ari kuresista gusa bitarimo kwavansa. Aho nashaka kugana sasa, ejo bundi ahangaha hari kugana n'abatangaza amakuru, urabyibuka Felix Tshisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yageze aho avuga ati twaje gusanga igisirikare cyacu cyarinjiriwe ku rwego rwo hejuru, tutabohereza ku rugamba ngo twitege umusaruro. Ayo magambo nyirizina ntabwo ari yakoresheje, ariko abantu barabyibuka context ko ari yo ngiyo. Hanyuma akavuga ati twebwe twahindukiriye diplomasi kandi murabona ko iri no gutanga umusaruro. Ngira ngo no kuvuga ngo turenda kwisubiza ibice, turenda gukora riposte, amahoro renda kuza, kuko ubutumwa iyo uvuye kwa perezida burya uri guverineri, burya ubutumwa buvuga n'ubwa perezida, ni perezida nibyo mwavuganye. Ngo amahoro arenda kugaruka, bivuze ngo turenda kwirukana mu mwanzi, kuko AFC M23 kuri bo no mwanzi ni nawe uzana amahoro make cyangwa se umutekano muke. Now iyo diplomasi iyo urebye ubona wagira ngo ntiri gukora, nta nubwo izakora. Uzi impamvu nkubwira gutyo? AFC M23 tuvuge ko iyo diplomasi koko ariyo Tshisekedi ariho, kubera yuko ubwo yarabyivugiye, yasanze igisirikare bitakunda kutacyohereza ku rugamba, sibyo? Now diplomasi iyo urebye muri diplomasi ahantu henshi usanga igisirikare kiyibyiga. Igisirikare kibyiga diplomasi burya, cyane cyane muri ngibi by'intambara iba. Hanyuma rero ni hari ingero nyinshi aho diplomasi, nubwo twagiye tunabiganiraho, nubwo igisirikare na diplomasi bikwiye kujyanirana, cyane cyane muri ibi bihe bya revolution. AFC M23 ivuga ko muri revolution mu mpinduramatwara, mu gihe Kinshasa ivuga ko ari agression rwandaise, cyangwa se ari agression cyangwa ari ubushotoranyi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni battle of narratives. Niyo mpamvu tubabwira ngo aba bavuga ibi nabo bakavuga bino, no kumenya uko bimeze. No kuvuga ngo iyo igisirikare kirushijwe imbaraga na diplomasi, cyane cyane muri ibi ngibi bita, kuko inyeshyamba abarevolutionnaire iyo bateze diplomasi kandi mu gisirikare udashobora kubakoraho, udashobora kubarwanya, bishobora kugora, kubera ko ya diplomasi uniteze ku bihugu by'amahanga. Rega ibihugu by'amahanga bo barareba ngo se ibyo twakura hariya byo turi kubibona, niba tubibona se hari ikindi, niba tubibona nta kindi. Ariko none igisirikare cyo harakurasa akakwirukana, hagafata hana akahagumana. None se umwaka ntushize nako imyaka ntiri gukabaka bibiri, wenda ikintu waruvuziye ku iyo battle of narratives. Hari angle ebyiri kandi zose zinasobanuye nyine ibyo turi kuvuga hano. Iyo urebye AFC M23 mu bigaragarira amaso ubona ko igisirikare gikomeye kurusha diplomasi yabo. Yego.
wareba kuri Kinshasa umuntu yavuga ko diplomasi yabikomeye kurusha yego, ariko impamvu nanone iyo diplomasi umuntu azana agira doubt ni yihe? Iyo diplomasi iramutse ikora kuko nkuko tubitekereza cyangwa se uko umuntu abyumva, ntabwo iyi AFC yabifitiye resistance cyangwa se ikabikora aho bikaba yarahuye n'indi diplomasi nayo ikora wenda ikorera mu gikari nize option ebyiri zishoboka. Murakora aribyo ariko mwahuye n'abandi bakozi, kuko iyo urebye rwose mu bigaragara political wing ya M23 ntabwo iri active nk'igisirikare kiri, ariko bishoboke ko ishobora kuba iri active tutareba yego mu gikari, kuko iyi resistance nge simbona kiri hariya kumara amezi kabakaba 20 ugenzura umujyi nka Goma na Bukavu. Ntago zaba ari imbaraga z'igisirikare, biragoye. So iyo rero bavuze ngo kwisubiza ibice, iyo riposte amahoro agiye kugaruka niki, ahubwo ndakubwiza ukuri ko ejo bundi tuzongera tukabona Jean-Jacques Purusi yimutse yagiye ahandi, ibintu nk'ibyo nkuko Somoka kure ari iriya za Beni niki, nahoze mbona AFC M23 navuga ngo ariko ubundi Monisco bagize gutya barirukanka bajya za Beni tugifata Goma, none se Beni ho nitwirukanka nako nitugiyeho tukahafata aho bazirukira he. Ni ukuvuga ngo ni nko kukubwira ngo ibyo bintu byo mubamo muzenguruka muvuga ngo riposte musezeranya ibintu ntibishoboka. Twebwe mu gisirikare turabakubita tukabirukankana tukanabirukankanya, noneho mugifite napuye ku rwego rwo hejuru. Impamvu ngira ngo wapuye ku rwego rwo hejuru nanabitangiriyeho Goma hari apui iteye ubwoba, hari Osami DRC, hari abamerceneri benshi, hari ingabo z'u Burundi nazo zari ziriyo, ari no president w'u Rwanda Paul Kagame yahereye avuga ati ariko ubundi niba murwanya Red Tabara aho ngaho ko bavuga kwiriye hepfo muri Kivu y'Amajyepfo iyo ruguru mugiye gukora yiki. Urumva ibyo ni apuye ku rwego rwo hejuru. Simvuga ko muri Kivu y'Amajyepfo bagiye noneho bari no ku gicumbi cya FDLR concentré muri Kivu ya ruguru. So niba rero wari ufite apuye ingana gutyo umuntu akakwirukankana akakuvana ahantu kakugeza ahandi gutyo ubu iyo riposte yaza kugenda gute? Izo ngabo za SADC igisirikare ntabwo cyubakwa mu kwezi kumwe, ntabwo muri aya mezi wubatse igisirikare ngo kigire. Ibyo rero nibyo Jean-Jacques Purusi yavuze, ariko nakubwira ko kubyitega kw'amahoro nkuko babyita kuboneka kw'amahoro bo egare kwirukana M23, ubwo ndi kugendera muri uwo mujyi. Kuboneka kw'amahoro mu ubwo buryo navuga ngo biragoye ndetse cyane kubera yuko amasezerano yagiye aba kenshi ariko hano igishoboka bakoresha za hidden agenda twadukaye wabyita udukarine cyangwa ukundi wabyita bitwaza iyo M23 igakurwa mu bice ifite n'itegeko n'ijambo nkuko byagenze kuri Uvira, kijye birashoboka, ariko birasaba nyine ko iyo diplomasi ribuze gusumbya ingufu imwe ikora ariko bitagaragarira amaso. Kuko nayo nyine hari ibimenyetso birenze kimwe bigaragaza ko ikora, kubera ko byageze naho ngira ngo documentaire ya BBC mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka barayisomye cyangwa se barayumvisheho, yashinzaga M23 kubakira leta mu yindi. Yego, ubivuze ko iyo political wing ifite ibyo iri gukora gake bucece ariko bitanga resulta cyangwa se bigaragarira amaso, wowe kagiye kubona ukabona gusa kubona resulta, ariko ni nko kubyuka ukabona murima weze wenda amatunda tarigeze ubona umuhinzi, ntabwo yeze ubona umuntu bagara, suko mu byukora tabikoraga, ahubwo muri ya masaha wabaga wowe usinziriye nibwo yabikoraga. Ya masaha wabaga twita y'ijoro nibwo yabagaraga, ya masaha twita y'ijoro wenda nibwo so resulta zikaboneka, ariko zikaboneka wowe warakomeje kwicara ukituruza ukavuga utope undi se ko namubona hinga ntagazeza ukabona umuntu bwacye ukwezi ari gusarura ahubwo. Hanyuma AFC M23 yashyize ahagaragara itangazo mu kanya rwose mbere gato yuko tuza ahangaha kuri kamera, bahaye umutwe ugira uti pour une mémoire de vérité et de justice. Ni itangazo ngira ngo abantu wenda turishyireho banisomere page yageze nko muri 2 n'igice, byasimweho na Bertrand Bisimwa, ni coordinateur wungirije ushinzwe ibya politike, ubutegetsi ndetse n'amategeko na diplomasi muri AFC M23. Ntabwo ndisoma ryose uko ryakabaye, ni rirerire, ariko hari aho bagezeho baravuga ngo en réalité le génocide ni itangazo ariko rigaruka ku bijyanye no
kwibuka ibyo bita Génocide byakorewe i Kinshasa. Perezida Tshisekedi ahari ngo en réalité le Génocide sert de couverture à un vrai génocide perpétré en République démocratique du Congo par les mêmes teneurs du Génocide contre les populations Tutsi du Nord Kivu, Banyamulenge, du Sud Kivu, Ema, d'Olituri et autres ethnies. Ngo mu by'ukuri Génocide igamije gutwikira cyangwa gupfukirana Jenoside ya nyayo yakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikozwe n'aba ngaba bavuga Génocide, ikorewe abaturage b'abatutsi ba Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge ba Kivu y'Amajyepfo, abahema bo muri Ituri ndetse n'andi moko. No kuvuga ngo kuri AFCM 23 yo bemera ko hari indi Génocide ahubwo ititwa cyangwa idakwiye kwitwa cyangwa itazitwa Génocide, ariko none bigakorwa ari nko gutwikira, ni nko gutwikira, no kwihishahisha. Hari Génocide ya nyayo nkuko AFCM 23 ibyemera, hari barapfobya iri kwamamazwa cyangwa si ishaka iba proved, ariko bo bakagaragaza ko hari indi yatwikiriwe. Yes, nicyo bisobanuye. Ni AFCM 23 ivuga ko bo rwose bibutsa ko enquête indépendante, ko les enquêtes, investigation harya ni kurikirana, investigation ijambo rya nyaryo, investigation RIB ishinzwe ibiki harya, hagomba kubaho igenzura, investigation mu buryo bwa nyabwo kandi bwigenga, kugira ngo hajyeho uburyo budafite aho bubogamiye bwo kugenzura ngo ibyo byaha byakozwe bite mu buryo bwa nyabwo. Nuvuga ngo AFCM 23 iki tubwiye ahangaha nuko yo cyane twirirwa tuvuga ngo Génocide ngo yaba yarakorera abanyamurenge, bo banemera ko ari Génocide yakorewe abanyamurenge ndetse n'abahema bari gukorerwa Génocide muri Turi no muri Nord Kivu, abatutsi bakorerwa Génocide. Hano ni urugamba rwo kuvuga ngo mu mategeko hazavugwamo iki, ninde uzatsinda ninde uzatsindwa muri ibi ngibi bavuga. Nicyo gihari kubera ko buri mande zemeza ko hari ubwicanyi bwakitwa Génocide bwakozwe. Kinshasa bemeza ko ubwo bwicanyi bo babwise Génocide, ni ukuvuga ngo ni ubwicanyi ariko abaturage bacu barenga miliyoni bavuga ko ziri hejuru y'esheshatu, yego bishwe kubera ko umutungo kamere, bazize umutungo kamere uhari. Hanyuma ku ruhande rwa AFC bo bakavuga ko ibyo ahubwo byakozwe kubw'urwango rwabibwa igihe kirekire, kuko niyo usubiye inyuma mu mateka no kubeta tuvuga bya Banyerere, na hantu usanga nyine baragiye bibutsa abategetsi babaga bari hari Kinshasa abantu mubakire nk'abakongomani. Ni ibibazo by'amateka, dore byaturutse kuri ibi n'ibi, bavangura nibahungeta ibyo bintu abo bantu batuze. Nabo bakavuga bati natwe dusubiye inyuma mu binyecumi nka bitatu hari amateka agaragaza ko mwatwibase kandi mugamije kurimbura ubu bwoko runaka, abanyamurenge nabo batutsi cyangwa se abo bahima bari muri Ituri. Ibi rero byose byujuje ibisabwa by'uyu mwanditsi ni George Inde, umunyamerika washyizeho amahame, Stanton Gregory bana George ni Gregory Stanton, agenderwa kugira ngo ubwicanyi bwitwe Génocide ni Genocide Watch, ni kampuze yashyizeho babyita association, ni babyita vango hari foundation zigomba kugerwa kugira ngo ubwicanyi bwitwe Génocide. Ati ibyo byose yo turebye turabibona. So ibyo mwe muri kuvuga ko habayeho iyo Génocide kubera uwo mutungo kamere, twahubwo tubona harateguwe indi Génocide, hanyuma iyo muri kwamamaza cyangwa se kuvuga ngo ibe approved ikaza igamije guhishira ubwicanyi bwa nyabwo, kuko UN yemeye Génocide ibi by'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu ubanza byaba birangiye byahita biceceka rwose, kubera ko haba nago mu gihugu akemezwamo Génocide byinago bibaho. Byaba bivuze ngo iyo twemeje niyo kuko tubona wenda yatewe n'igitutu cy'ibihugu mu karere cyangwa se uruhare rw'ibyo bihugu kubera umutungo kamere hari, bigahishira kwa kuri kwa nyako. Mu yandi magambo na AFC iyo mpamvu yanyu na ibi
yacecekeshejwe ni ukuvuga ngo iyi Genocost niyemezwa izaba ivuze ibintu byinshi ni ukuvuga ngo n'uruhare cyangwa se n'icyo mu rwanira ubwacyo kizaba giteshejwe agaciro. Dusoreje kino kiganiro, ndabashimiye mwese mwadukurikiye kuri One Vision Rwanda TV. Bayingana Semugesha wakoze, dusubire mu bindi biganiro.